ngaho iryo yonyene rahagije ubundi kugira ngo umenye ngo ndi numwe ya satani ubigenjuje iki mbere yo kujya gutera kamera uzagikora niba ntawe njewe ni wowe uri buri gucinya inkoro ariko niba hari vuga ati runaka nanjye niba naranatumye umuvaho kandi waramukundaga umbwira nka Fabrice hari ikiganiro yigeze gukora kimaze amezi menya aratara sibyo avuga ngo umwuka umugenzura n'umwuka w'abarangi urukumva iki kintu mu by'ukuri kibwiye umuntu utize umuntu uzi Fabrice se n'ubuhe mu bantu nakoze ibiganiro buretse Fabrice se ni umunsi Fabrice mu bantu nakoze ibiganiro nyine Fabrice ni umunsi huye ndabifite Fabrice twarihuriye mu kiganiro turi babiri nyine turugurana ni hari to kuvuga guhugura twarihuriye mu kiganiro turi babiri dubu ikiganiro cyaragiye kuri channel ye kijya no ku mpanuro kijya niwanjye ariko mbere wabivuze nabwo sinigeze muhakana nabwo sinigeze mpakana naravuze nti nga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera mubabatize mu izina ryanjye hari ikindi gutumye nyine arakubwira ngo genda ukura abantu muri karande nicyo gutumye cyakubwiye kubwiriza ubutumwa hari umuntu sibyo bwiriza ubutumwa ibyo byose byatwakarande niki n'utuntu mwizanira mukipfunyapfunyika aho ngaho ngo mutere abantu ubwoba mubwire abantu Yesu ndabeshya karo nese reka nanone reka rero twakarande twirimo mutoragura abantu bafite zaka bwira abantu Yesu uri muri Kristo Yesu abahindutse cyaremwe gishya ntabindi Ezekiel ikindi kintu ushaka kumenya ubwo urugutuma nimuka ugutumye mva kuri ibi bintu none Ezekiel kubwiriza abantu by'ubutumwa bwiza shaka ikiganiro ukagukora ukubwiriza abantu mu biga itonde nta kiganiro kimwe njya nkora nabwirije mu muretse ariko mwere kujya mugira abantu injiji Ezekiel afite ijambo kandi ijambo afite ryakubaka ariko nareke gutera kamera agiye kubanza yititere y'umuntu runaka atere kamera abwiriza abantu kuko arabwiriza abantu bagafashwa era imbuto none natangiriye kurandura ngeze gusenya sindageraho kurimba uri utagiye gusakuza ibyo uri kuntuma gukora isomera ijambo rimpagarika kuri izo nshingano Imana yampaye ngaho inshingano Imana yaguhaye zikomeze nyine nge nguhaye ijambo rimo uburenganzira nyine inshingano Imana yaguhaye wowe rero wivugisha umunwa nyine vugisha ijambo nicyo nshaka nyine reka nkubwire sibyo kuko wowe utaza gucunga nabi ukisanga watumwe na sekibi sibyo ubundi Bibiliya ifite ibintu byinshi sibyo harimo ibintu byitwa no gusebanya sibyo ntabwo ibintu twabivuze n'iri jambo byanditse ushaka kumenya aho ikibazo si naho kumenya aho byanditse nyine muri biriya biba byinshi harimo no gusebanya nyine reka twere kujya dutera z'ibintu birebire sibyo witonde iyo ubonye umuntu ari gukora ikiganiro kiri kote febure yawe kandi ukahita unabihuza yuko ufite abanzi 800 akaba atafite nimero yawe ngabe yaguhamagara kubwira uyu munsi ndashaka kugusura turaza kubonana ukitura mu bintu utabizi bavandimwe uritonda imitego abakozi b'Imana benshi baguye uretse gato ariko hari uburyo nshobora kuba ngaragara kuri kamera bitandukanye nuko abantu banze ujye witonda gushaka guhita uhura n'umuntu wabyumvise ashobora Ezekiel ajijisha ukajya umona kuri kamera uretse ngiye mbanze babwire uretse nta kibazo kudahugurika ko nyine ako ngako yenda ni kamera ya muntu sibyo se ni kamera ya muntu ni kamera ya muntu nta kindi kintu ni kamera ya muntu sibyo ubundi buri wese ubu nanjye afite ibyo yambwira yenda simbyumva nawe yenda afite ibyo yavuga sibyo genda nanjye simbyumva uretse manze mubaze Ezekiel kuki utemera guhugurika biterwa n'uri kuguhugura sibyo none se umbajije gutyo ngo kuki ntemera guhugurika nahita nkubaza ngo kubera iki Yesu bamubwiye ngo nyoko na bene so baraha hanze bari kugushaka akababwira ngo mama na bene data nabangaba turi kumwe bari kumva ijambo ry'Imana sibyo none se usanze izo mpuguro uzizaniwe n'umudayimoni wabigenza
wemera ko na satani ahugura na satani ahugura urabyemera reka nkubwire impuguro satani yahuguje Eva yaramubwiye ati Eva salamu Eva ati salamu ati harya ngo Imana yarababwiye ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi muzakirye ariko kiriya ntimuzakirye Eva aravuga ati nibyo Imana yarabitubwiye sibyo reka jya witondana n'abaguhugura aho umuntu mutasenganye mutaryana igaburo araza kuguhugura ati mwasangiriye haraje aramubwira ati rero impamvu Imana yababwiye ngo ntimuzarye kuri iki giti ni ukugira ngo mutazarema urumva impuguro ya satani n'ingo yashobora kuzaniza satani umfasha niyo mpamvu uba ugomba kubanza ugasenga burasenze numvise ibyo arimo numva ari gukina numva ari kugira gute ari kwikoza hirya no hino urumva arimo arataka asenya ndabanireka nze tubonane buretse gato uyu mugabo njya mukurikira kuri cana nkunda n'ishyaka agira sibyo ishyaka agira ryo kujya mu misozi akajya guhanura ndabikunda ariko uburyo bateguramo ibiganiro nibwo buryo ndeba nk'abahise bino biganiro mu by'ukuri biri kugaragara ko bitarimo kwibasira abantu ariko kandi byabibasiye mu bwenge burara uburyo ushobora kwibasira umuntu ukagaragariza gukinga ideyi icyo bita aba diaspora ni ukuri kose biroroha niko bari gukinga aba diaspora ni ideyi nyine ariko Ezekiel nawe wasenze buriya Fabrice niwe abifatanya na Fabrice we na Fabrice ariko Fabrice arabizi ko mukunda arabizi ko hari igihe niyo abonye ko hari agakosa nakoze aramamagara nanjye ariko mbonye ko hari agakosa yakoze Fabrice nguhamagara cyane kabisa abo bana mwana ni ibingibi ko mbona ntari kwemeranywa n'ishyaka ry'Imana kati akaceceka ariko akaba yumvise so impamvu ya mbere muri iyi minsi ndi kwitonda guhura na bene data bitwa ngo nabakozi b'Imana ndi kubyitondera guhura nabo ntabwo ariyo gahunda muri iyi minsi nta nubwo ariyo gahunda mfite wenda ashobora akantu kangaruye nuko avuze ko akunda kunkurikira kandi ko yifuzaga guhura nanjye icyo cyifuzo gihe mpise nkikuba ni ukuri kw'Imana hari igihe umuntu yifuza biba byiza icyo yifuje iyo ukimuhaye ubu hari igihe yari no gutaha rwose anababaye ko bati ndababaye nakundaga Ezekiel none yansuzuguye ntabwo narinzi intego ni ukuri sinarinzi intego ariko ubwo ari umukunzi wanjye nabyifuzaga Bibiliya iravuga ngo mwicishe bugufi nk'abana bato burari igihe umuntu akubona nk'umuntu ukomeye noneho wowe yakugera imbere ukamusuzugura burya ntabwo ari byiza musaba imbabazi rero wamusaba nyine wamusuzugura ntabwo namusuzuguye ntabwo nagusuzuguye kuko nari narumva intego yiwe witonde iyo ubonye umuntu ari gukora ikiganiro kiri kote febure yawe kandi ukahita unabihuza yuko ufite abanzi 800 akaba atafite nimero yawe ngabe yaguhamagara kubwatu uyu munsi ndashaka kugusura turaza kubonana ukitura mu bintu utabizi bavandimwe uritonda imitego abakozi b'Imana benshi baguye umuhaye uburenganzira bwo yagukura uretse gato nakubwiye ngo ujye witondera izo mpuguro impamvu yavuze ngo ndi kuyisubiza uretse ndacyasubiza impuguro umuntu agomba kwitondera nyine we yazi kubwira ntago nyine ndamuha ikaze maze kumusobanurira niyiyumvamo ko iyo mpugura nzaniye ihuye niyo satani yahuguje Eva ayireke ko sindi buyemere Eva hita soro mu rubuto Imana yagize gute niba uzi kunzaniye impuguro yo kumbwira ngo reka kuvuga ku bantu ejo bundi Imana yarambwiye ngo bavuge ubwo rero urumva ko impuguro yawe yo ntabwo nayemera ni ya satani kuki si ibintu byitwa bya satani utarakamenya ibyabyo nyine ngiye ubwo ndi kugusobanurira Eva arya urubuto wabyumvise amaze kurya urubuto ako kanya ashyira n'umugabo we Imana iraza ibajije Adamu uza abantu boherezwa akavuga ati Ezekiel wowe kuvuga kuri aba bantu
ni miliyoni 7 vansi y'eshanu barayiriye wariye mangahe wariye mangahe ahubwo tugiye kumwatuza avuga bamutumye n'abanzi oya namaze kumenya ko ari umukunzi wanjye unkunda kandi buriya ntubabwire ushingiye ku ishyaka nabonye buryo ari buryo azengurutse bagutabara urimo saba imbabazi buriya Ezekiya sibyo shima Imana kuba n'aba bantu turahurira yitwa Ezekiya byose ni kimwe oya Ezekiya na Ezekiya se niba baratandukanye muri Bibiliya soma Ezekiya yari umwami Ezekiel yari umuhanuzi wowe uri umuhanuzi wasomye Bibiliya Ezekiel ndagushaka ko umwami ushaka umuhanuzi ntacyo nyine nishimiye no kubabonera rimwe na Karosi nasanzwe mbakurikirana none tugeze no mu rugo rwa Karosi mu buryo busanzwe nta kindi kintu tugamije genda n'abaratwumva nta kindi kintu kigamije kidasanzwe mu by'ukuri nyine naje nje gusenga ariko nyine niweho numvise uvuga ngo uyu muhungu nawe arabahari ntago naje niteguye yuko nyine turanahura na Karosi sinaje niteguye ko nawe ndamubona ahubwo kuba duhuye numvaga twaganira kandi twaganiraga iki numvaga twaganira ijambo ry'Imana kuko twese avugira kuri kiranuka nani nkavugira kuri bohoro twese kandi iyo tuvuga mu by'ukuri abadukurikira umva turi gushaka kubaka imitima y'abantu ntago dushaka ibisenya imitima y'abantu ntago rero twebwe twajya hano kuri kamera twebwe ubwacu ngo ari twe dusenyana ntago byashoboka reka nkugire inama ho gato guhura nanjye ni byiza ndetse no guhura nawe ni byiza ariko hari uburyo nshobora kuba ngaragara kuri kamera bitandukanye nuko abantu banze ujye witonda gushaka guhita uhura n'umuntu wabyumvise ashobora Ezekiel ajijisha ukajya umona kuri kamera uretse ngiye mbanze babwira uretse banze babwira yewe ingaruka cyo nkubwira uretse nyine nabyumvise uretse gato nkubwire nagiye mpura n'abantu benshi kuri kamera nshuti hari abamuri yinshi nahuye n'abankubise iki kandi twicaye dutuje nta n'ikibazo kigaragara ko dufitanye ikinshi bagahita bakataho uko twatangiye ikiganiro bagahita bazana iby'umujinya gusa nahuye nabo kandi twatangiye dutuje nahuye n'abanteruye mu biganiro byabo kandi twicaranye urumva nagiye mura n'akagambane gategurwa muri kera y'ibiganiro nahuye na Karabo nari nicaye ku ntebe y'ikiganiro bamuhamagaye ati ndi hano hafi rero ujye witonda ubu naguze imbuto nabibye mu bantu uko zimeze ntabwo uzaba diaspora wenda nahemukiye nibambona bakabona turi kumwe bakubona mu mbuto nziza barete bakwanga ibyo byose ujye ubanza ubitekereze wenda uyu munsi nge ntacyo umutima unshinja ntacyo nishinja nawe nahemukiye ntawe naririye amafaranga ariko mu bagukurikira ntabwo nzi waba wahemukiye urumva ari nayo mpamvu ngiye mba ngomba kwitonda guhita mpura n'umuntu kuko uba kuri kamera iyi mihanda ya YouTube iranakiza ngiye Papa King imbere y'uko tubonana twabanje guhura muri Baoba turaganira ariko gutya gusa kuntunga ikiganza byonyine bahise bati ni umuzimu ariko uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga kuri canakoreraho bamukoramurira amashyi ngo ni umukozi w'Imana wakwibaza kuki yakojeje ikiganza ku mutwe wa Ezekiel abantu bose bakavuza induru teze Ezekiel baramurangije ibyo birarangiye icyo wakibaza kandi ugakurikirana nawe kwicarana nawe gusa kwanga kwicarana n'abana zicyafite ishinge namaze kubyumva nje rero ndi kubyitondera cyane ko muri iyi minsi nifitiye abanzi 800 kandi buri mwe muri abo 800 afite n'abakunzi be yanakwangisha n'abandi nje rero ndi kwitonda ndashaka kwibanira n'Imana kuruta kubana n'abantu wenda Eric reka tutware ikiganiro muri ubu buryo Ezekiel ureba ibiganiro bye mu buryo bugiye butandukanye hari ikintu waruvuzeho mu kanya gato cyane avuga ati ntabwo ajya ahugurika mu buryo bugiye butandukanye ni nk'ibiki ubona wahugura Ezekiel ubona ko akwiye guhinduraho akwiye guhugukaho agahugurika muri ubwo buryo Ezekiel ikintu cya mbere atanga ibiganiro bikanyura abantu ariko mu by'ukuri ngiye nk'ubuyana ngomba kuza kuri kamera ngewe ntuzigiye nakirira ntuzingakizwa kandi ko kari muri ngewe uko kangana hari abantu benshi rero yenda nkamwe mufatirana mukavuga ati dushaka kutugeza ijambo ry'Imana nene Ezekiel we agahita akora iki agahita akora wa muntu yenda ufite rya jambo ry'Imana yenda akaba hari ibyo atiyumvisha Ezekiel agahita bishingira iki kamera akavuga ati ibi bintu nibi simbyumva
hakaba n'ibyo ahita afata audio nibi simbyumva. Hari igihe umuntu aba ari umwana mu gakiza rero aho kugira ngo akure ukamubera ikigusha kandi n'umubera ikigusha rimwe uzamukurikirana ubutana akakubona azavuga ati umuntu yambere ikigusha uyu nawe ejo azakugusha bitewe n'ikintu kimwe waba wakoze. Buretse nyine nk'ubu nakoze ikiganiro wari ukijijwe hari nk'ibyo nyine abantu bakora sibyo nk'umuntu runaka akavuga ibintu ibyo Ezekiel akora sibyo wabona nka video y'umuntu wavuze ibintu muri public Ezekiel agahita zakabikoraho ikiganiro agahita biteraho kamera akabisesengura cyangwa se agahita birwanya ati bisimbyumva noneho wa muntu akaba ari umwana mu gakiza yabikoze bitewe n'iki n'ubwana afite mu gakiza noneho yabona Ezekiel yabivuzeho Ezekiel agahita amubera iki ikigusha Ezekiel icyo kibazo wacyumvise uburyo ugisubijemo ntabwo ari ko yashatse kukivuga buretse ngo ubwire uko nyumvise aravuze ngo Ezekiel atera kamera agakora ikiganiro nko ku mukozi w'Imana wavuze ijambo ry'Imana ariko akaba afite umuntu iryo jambo ry'Imana ryagize gute ryafashije cyo warushatse kuvuga none uwo ryafashije akaba ari umwana mu gakiza wamusesengura kuntu agahita avuga ngo nyagahita yumva ubaye umwanzi we akavuga ati nk'ibi bintu yabikoreye reka nkubwire mu by'ukuri ubundi twese ntabwo dukuze mu gakiza kimwe sibyo kandi Ezekiel ikindi kintu ukwiye kumenya ikintu urambitse kuri kamera ntigisaza iki kintu urakizi ubu ngubu ngiye kuba nakugize inshuti nkagukurikirana iyo mbonye undi muntu ufite telefone nifuza kugira ngo nawe gukurikire iki kintu urakizi ni nk'uko n'undi muntu nanone yakubona gutya yaragukurikiranaga akavuga ati uyu muntu hari ikintu yakoze si cyanyura umutima wanjye sibyo niyo mpamvu uba numva ko hari ibintu byinshi nk'abahanuzi b'ukuri twakwiriye gucisha mu gikari ugashaka nimero y'umuntu ukamubwira atanga ndaguhugura udateye kamera noneho rero wa muntu urumva ko ngiye nubaka ariko inyuma hari undi uri kugenda asenya ubona warakoze subscribe ati kuraho uyu nguyu n'umwanzi kuraho uyu n'umwanzi noneho n'umuntu wakumvise mu matwi gusa abonye kamera ari ifoto yawe akakubera iki umwanzi abantu benshi ni uburyo tubayeho ugasanga umuntu avuga ati nanga damuru ukamaza atese umwangira iki ngo hoya numva mwanga gusa ariko ntagire icyo akwangira kuko yabyumvise mu matwi y'abandi bantu ni ibi ngibi rero sishaka ko na channel itazamuka nifuza ko yarebwa n'ibihumbi 2,500 bitewe nyine inama uri kumuha niyo guhindura uburyo bitewe n'aba yigishamo nk'ikigisho abonye kuri runaka nese buretse gato maze Ezekiel kuba ibyo bintu abikora sibyo kuba ibyo bintu abikora agahugura abantu ni ikosa gute guhugura simbyanze ahubwo ureba uburyo uguhuguramo ubundi niba ufashe ngiye twese si turabakozi b'Imana ngiye nibashyize ikiganiro yenda nkibeshya buretse none si Imana dufite zitumariye iki nyine Imana twaba dufite zazitumariye kuba Ezekiel yari buretse nyine nkubaze kuba Ezekiel yari agahita avuga ati Eric none akakanya wikiga Eric ibintu yakoze Eric si umukozi w'Imana ni intumwa ya Satani urekeye aho ngaho iryo yonyine rirahagije ubundi kugira ngo umenye ngo ni intumwa ya Satani ubigenjuje iki mbere yo kujya gutera kamera Ezekiel nta mwuka w'Imana nyine nibyo ndi kukubwira nibyo ndi kuvuga ngo niba ugiye gutera kamera uyu muntu yenda hari igihe yavuze ijambo wowe ukaryumva atarivuze Erigewe ndashaka tureke guca ku ruhande uvuga Ezekiel kuko arabona akozeho ibiganiro nakoze kuri Papa King nkora kuri Pastor Mutesi nagiye nkora ibiganiro ndi kubyumva kuko ni benshi nanjye ndashaka muri abo vuga ngo ngiremo umuntu umwe ubwo nanjye nanje gusenya kuko niba ushaka kumugura hoya ahubwo mvareka ubona kore ikosa ahubwo mvareka niba ntawe haguruka wigende niko mbaho kuko witinya hoya urumva nanjye urukumva nanjye wowe hari ibyo wabonye nyine wabonye nagiye gusesengura ku bakozi b'Imana zo mu giti ni mutesi yego none uburyo nabikoze kugira ngo amenye numara kumbwira ngo nuyu genda ahita nkubwira nibino nabigenjuje umwuka w'Imana muri ubu buryo niyo mpamvu nabikoze niba ntawe wikwirirwa wirushya ubwo uraba ufite ubwoba bw'uko mu buryo uri kuzamuka uraba uri gukora icyo bita gucinya inkoro kugira ngo Ezekiel atazigera gukora ikiganiro kigusenya uzagikora niba ntawe
jewe ni wowe uri buri gucinya inkoro nyine ariko niba hari vuga ati runaka nanjye niba naranatumye umuvaho kandi waramukundaga umbwira ati uyu muntu naramukundaga watumye muvaho none narinje gutya mbimenye nashaka kujya guhugura urugero nka Fabrice hari ikiganiro yigeze gukora kimaze amezi menya arataha sibyo avuga ngo umwuka umugenzura ni umwuka w'abarangi urukumva iki kintu mu by'ukuri kibwiye umuntu utizi umuntu uzi Fabrice urumva Fabrice umubonye wese amusomamo oya njyewe nyine simumbwe se ngo mbivuge nyine nk'ikintu yenda twaheraho ni urugero nyine naho ndavuga impamvu mvuze ni uko ari umuntu nyine utagwa kuko uvuze undi hari igihe yagwa akabati barahari ahubwo ngiye ikintu mbashaka ni uburyo bwo kugira ngo kwa kujya gusenga kwacu nujya kuvuga runaka ngo afite iki niki ubanza uvuge ngo Fabrice ni uwuhe mu bantu nakoze ibiganiro buretse Fabrice se ni umunsi Fabrice mu bantu nakoze ibiganiro nyine Fabrice ni umunsi huye ndabifite Fabrice twarihuriye mu kiganiro turi babiri nyine turugurana ni hari to kuvuga guhugura twarihuriye we mu kiganiro turi babiri duva ikiganiro cyaragiye kuri channel ye kijya no ku mpanuro kijya niwanjye ariko mbere wabivuze nabwo sinigeze mpakana naravuze nti ibi bintu bya deliverance none ubona n'ubura cyabyemeza none se mubeshye ntabwo nje nshaka abantu bakora deliverance ubundi ibyo ibi byo kwirirwa ubwira abantu ngo nkora deliverance n'ijye ukora deliverance umuntu udafite umwuka w'abarangi akaba atagira iyo myuka abwiriza abantu ubutumwa bwiza bukaguhindura wamara guhinduka ukaba umukirisitu mwiza uzira za karande ikindi kintu utazaza kumbwira iby'agakiza ibi bintu bijyanye n'aba ibintu bya deliverance n'iby'agakiza oya je deliverance nanjye sinkunda no kuyikora yenda n'abantu bari mu gice cya deliverance ibyo rero ntago mbyemera sinzapfana nabyemeye umva rero ubundi umva nkubwire Ezekiel uramutse uri umukirisitu ukaba utaza agaciro k'amaraso ya Yesu ntabwo uba wari bwawe umukristo mwe nimubwiriza abantu ubundi Ezekiel ngenda basengera ese nabujye ubona bari gupromote nyine ntabwo kibazo ari cyo gupromotinga buretse ngereka ikintu ushaka kuvuga ubundi reka nkubwire buretse ngewe sisenga mvuga ngo deliverance yenda buri wese afite uko asenga sibyo ubundi twese umva nkubwire twese rero naba baduhaye akanya ko gusenga twasenga amagambo amwe shaka ko musubiza ahantu twasenga amagambo amwe kuki tutasenga amwe kandi turi gusenga Imana imwe nyine ni muyisumanze musubizaho kugira ngo iyo deliverance yabaye ikibazo hatagira n'abantu bazayumva nabi izerere n'imyemerere yawe nyine isengesho dusenga hari uburyo umuntu avuga ngo hari ibintu nyine bavuga ngo fever uyu muntu ntaba ari gusenga ngo fever kuko ntazi icyo bisobanura ntabwo nzi ko fire ibyo byafaye niba bivuga none si ibyo byafaye bari gusenga urumva atari umwuka w'abakabaliste none se nigana abakabaliste nyine hari uburyo dushaka fire ni ibyo abakabaliste fire n'abakabaliste iyi fire ntayikoresha niba jewe ntabwo iyo fire wari bwayumva no ubundi nyine ubundi hari niba akunda kuyikoresha tayari kabaliste yamuhaye ikaze n'imyuka w'abakabaliste hari ibintu dukwiye kuzaderegereza nyine nega amatwi ubundi none areka nkubwire Ezekiel ugiye gukora umuntu karande sibyo ubundi ukirukana umuntu karande wakoresha iri esengero jewe ntabwo ari hoya yena naka gukoresha fire umva nyine nkubwire nge ntabwo ari njye ukuraho umuntu karande ikiri muri wowe nicyo kiyikora nega amatwi nyine icyo kiri muri ge rero ndakimubwira nimara kukimumenyesha akacyakira muri we kiramukuraho karande neza uzakimubwira mu buryo nyine nta sengesho wakoresheje ntacyo wakoresheje none se umuntu icyo ashaka kubwira ko nuko wazi cyangwa kuvuga ati nukumubwiriza nyine kumubwiriza iyo umaze kumubwiriza buretse uyu muntu ubwirije nyine se buretse Yesu ndabizi yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza abemera mubabatize mu izina ryanjye hari ikindi agutumye nyine arakubwira ngo genda ukure abantu muri karande nicyo agutumye cyakubwiye kubwiriza ubutumwa hari umuntu sibyo bwiriza ubutumwa ibyo byose byatwa karande niki n'utuntu mwizanira mukipfunyapfunyika aho ngaho ngo mutere abantu ubwoba mubwire abantu Yesu ndabeshya karo
nese reka nanone reka rero twakaranga twirimo mutoragura abantu bafite zaka bwira abantu Yesu uri muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya nta bindi Ezekiel ikindi kintu ushaka kumenya ubwo urugutuma nimuka ubwo utumye mva kuri ibi bintu none Ezekiel kubwiriza abantu by'ubutumwa bwiza shaka ikiganiro ukagukora ukubwiriza abantu mu biga itonde nta kiganiro kimwe njya nkora nabwije mu muretse ariko mwere kujya mugira abantu injiji uyu muhungu afite ijambo ry'Imana afite guhanura muri ndi umuhungu dore nambaye impeta sesha wowe wambaye impeta dore ngiye urakoze ntunge kunyita umuhungu rero ye mugabo urumva sibyo uyu muhungu tujye tureka ubundi hari ikintu uretse ariko se icyo ndakwita sindi kugutuka nta gitutsi hano kirimo yenda ye mu buryo bw'umwuka nta gitutsi turi gukoresha niyo mpamvu nshaka kumenya ubundi Ezekiel yazimye Sound zirimo aho ngaho. Agoze turimo tweze buri. Sound zirimo. Yego. Gahantu bakoreka hano haheruka ikiganiro cya Ezekiel akora. Akoresha avuga ijambo ry'Imana. Ezekiel ni umuvuga butumwa. Ni umuhanuzi. Izi mbuto ze rero. Izi mpano ze nazikoresha. Satani cya yarazinyaze. Niba rero oya agomba ko atazinyaze ahubwo akaba afite ashaka ibintu by'inkuru cyane. Kandi ibintu by'inkuru nago ngewe nyine ndavugira nabandi Ezekiel afite ijambo kandi ijambo afite ryakubaka ariko nareke gutera kamera agiye kubanza ititere y'umuntu runaka atere kamera abwiriza abantu kuko arabwiriza abantu bagafashwa arabwiriza ijambo ahantu agiye mfatira ijambo ryiwe arabwiriza abantu bagafashwa natere kamera yongera abwirize yongera garo bya bihe bya mbere reka nanjye gutuma uretse nyine ugenda umbwire Fabrice mukorana ibiganiro mbwe ngo muri titire uki wandika kari ijambo ry'Imana noneho muri titire ujye ukuramo amatamuneri y'abandi bantu kandi utabavuze weho iyi ni impano izi ni impano ufite zawe wimuhimana itari reka nkubwire noneho nyereka muri Bibiliya ndashaka wenda reka tuve kuri mwene data Fabrice n'inshuti yanjye abantu bataza kugira ngo wenda tuba turi no kugira ariko muri Bibiliya wanyerekamo ahantu Yeremiya mwene se yigeze amuhugurukira amubwira ati reka ibintu byo guhanura kuko bari kugushugunya mu nzo bajya kubwiriza ubutumwa bwiza ntago ikibazo ari cyo guhanura ikibazo ni ugusenya ikibazo ni ugusenya rega kwe ntabwo okay uravuze ngo ikibazo no kujya gute ugusenya okay akagusomera ijambo ry'Imana ushobora kuba utazi n'umuhamagaro wanjye buriya nakubonye ntabwo uzi Yeremiya igice cya mbere reka duhere ku murongo wa 4 hari ijambo rivuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka ringeraho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Yehova dore sinzi kuvuga ndi umwana ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana kuko abo nzagutumaho bose wacyumvise uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga none wowe unzaniye itegeko ryawe kandi igihe nategetswe n'Imana buretse gato abo zagutumaho bose icyo uzavuga icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga kandi abo nzagutumaho bose uzabasanga icyo uzabakora ni ikirere buretse gato ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore kandi kuko ni ku Uwiteka avuga Uwiteka herako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami icyambere kurandura noneho uri kumbwira ngo ndi gusenya reka nkukomereze no gusenya singiri si ijambo ry'Imana ngushyiriyeho kurandura gusenya kurimbura no kubika kubaka no gutera imbuto none natangiriye kurandura ngeze gusenya sindageraho kurimbura ubu utagiye gusakuza ibyo uri kuntuma gukora sibyo Imana yantumye ngewe ikibazo cyaha hantu mfite none se mu masengesho wasenze wigeze usengera icyo cyifuzo ngo ubaze Imana ko mboneze kera ari gusenya nicyo wamutumye ikibazo si ugusenya ubundi nta musenyi bitubatse ngewe ikintu nashakaga kuvuga ubundi umuntu akwiye kumenya umuhamagaro wiwe akamenya n'impano ziwe sibyo ngewe rero Ezekiel
nshaka kugira ngo menye sibyo uvuze kurandura ukagira iki tubyumvise no mu ijambo ry'Imana twabyumvise ko biri muri Yemaya igice cya mbere sibyo ariko ikibazo cyawe nshaka kumenya aha ngaha yuteje kamera sibyo ukayiterera umuntu runaka uba uri kurimbura cyangwa uri gusenya ngeze ku cyiciro cyo gusenya uba uri gusenya noneho gusenya byo nabirangije uzi icyiciro ngezeho ngeze ku cyiciro cyo kurimbura icyo nacyo nzakivaho mpita ninjira mu cyiciro cyo kubika nzava mu cyiciro cyo kubika ninjira mu cyiciro cyo gutera imbuto reka ibyo twereke kubigira birebire buri wese nasubijwe buri wese agira ikindi kibazo wumva urufite kweze cye kidasubijwe nibaza ariko mfiteho byo nayo mufiteho birenze ariko nyine wasubijwe basi byo urufite mpamvu atera kamera akavuga abantu wabyumvise nabyumvise ahubwo oya nta kibazo naba Fabrice asenya afite ishingiro oya nta kibazo gusenya nukwe harimo ubupagani harimo ijambo ry'Imana ribiri ubundi ntago n'ibintu nabivuze kubera ubupagani nyine nta bupagani burimo ntabwo kuko ibintu mukore mu ntoki mugati komereza umurimo w'Imana nawe ukomeze ariko areke gusenya kuko umva impamvu aha hantu ho gusenya nibyo pe ariko somera ijambo rimbuza gusenya bari usomera bari ryunumaho nyine ubundi kibazo ngewe buretse Ezekiel muri Bibiliya yawe usomera ijambo rimpagarika kuri izo nshingano Imana yampaye ngaho inshingano Imana yaguhaye zikomeze nyine nge nguhaye ijambo rimo uburenganzira nyine inshingano Imana yaguhaye wowe rero wivugisha umunwa nyine vugisha ijambo nicyo nshaka nyine reka nkubwire sibyo kuko wowe utaza gucunga nabi ukisanga watumwe na sekibi iri kumbuza gukora icyo nahamagaye kandi uwo mukozi icyo wahamagariwe we nta mukozi w'Imana ugenda nta jambo afite none ngewe ndamusaba ijambo kuko Imana ntishobora kugutuma uriya Fabrice ngo uyu Karose ntabwo ishobora kugutuma itaguhaye ijambo bibaho mwene n'abadukurikiye babyandika muri comment hari ijambo Imana yaguhaye rimpagarika gusenya none se reka buremuretse sibyo ubundi Bibiliya ifite ibintu byinshi sibyo harimo ibintu byitwa no gusebanya sibyo ntabwo ibintu twabivuze n'iri jambo byanditse ushaka kumenya ikibazo si naho kumenya aho byanditse nyine muri Bibiliya harimo byinshi harimo no gusebanya nyine reka twere kujya dutera z'ibintu birebire sibyo turi mu kiganiro waje kumuvuga naguhaye umwanya ntabwo ngiye nazanwe no gusenya ntabwo ngerazanwe no gusenya ariko icyambere cyo ubaye uri muri ijambo rya nuza rya Yeremiya nawe waba uri mu nshingano zawe Ezekiel wamurenganya kandi abantu benshi bamufata nkuko bamufataga nyine buri ikintu cya mbere reka wowe unabahe uze kubaha ubutumwa basi ubone ko wabagereyeho ugateze kintu umuntu w'Imana Ezekiel ubu n'ubusanzwe simvuga ko atari umuntu w'Imana uburyo bamufataga ibyo wita gusenya ntabwo turimo turakora ibyo tudahererwa uburenganzira n'ijambo ry'Imana ibyo akora barabyemeza ijambo ryavuze abantu cyangwa ni ibindi bintu byavuze aho ari umutinda ntago hajya harimbuka ibizu wibuke buretse gato nkubwire ibuka neza uwitwa Sawuli yoherezwa kujya kurimbura abamareki yego sindi iryo jambo niba warigise ndabona bari kuboneye noneho mu by'Imana yamutumye kujya kurimbura arangije ararokora wowe uri gushaka ko ngira ibyo ndokora nkaba nka Sawuli ariko wandeka nkakora icyo nashyiriweho namara kugikora niba ari cyo kizandimbura kikandimbura niba ari nacyo kizankiza kikankiza kuko ngewe ndi kubikora ndi mu nshingano mererwa uburenganzira z'icyo nahamagariwe noneho wowe kubera ko tudafite umuhamagaro umwe nicyo kiri gutuma umuhamagaro wanjye ukubangamira kandi umuhamagaro wanjye n'uwawe si umwe urabizi ko hari igihe ijambo ry'Imana cyangwa se umuhanuzi akubwira ngo mwana wanjye uzavuga ibyo abandi batiye ikibazo gihari n'abari kunyumva nuko ibyo mvuga bo barabitiye
noneho kuba barabitinye bahita bumva ko mba ndi kugira nabi ariko se mu by'ukuri hari uwo wari bwumve nishe agapfa agashyingurwa niba ntawe nishe ngo ajye mu mva no gusenya nugusenya kandi uri kubona ubamenye ko abyemera ibyo mu buzima busanzwe arabyemera ubundi ikintu ijambo ryavuze sibyo ryaravuze ngo ntitukabera abantu ibisitaza sibyo hari igihe nyine abira abantu ibisitaza ati nyine mu by'ukuri sibyo wica ku ruhande oya ngereka amabwire sibyo none wumva ko ijambo rise rivuga yavuze ngo nta kizabuza ibitsitaza kuza ariko ubizana azabona iki azabona ishyano buriya reka nkubwire sibyo mu buryo bwo gusenga no mu buryo bw'ijambo ubundi umuntu wese agira umuhamagaro wiwe singo agira umuhamagaro wiwe kandi buri wese kandi uwo muhamagaro mukoraho kandi ubu ndamutse nkubwiye ngo reka kubwiriza ubutumwa kuri YouTube wabyemera nyine nibyo nakubwiraga niyo mpamvu nakubwiraga ubundi Pawulo yaravuze ngo hari impano 9 kandi buri wese afite impano yiwe ahubwo impano iri muri Ezekiyeli sibyo ngewe niyo nshakaga kumenya uburyo ikindi ikora kuko nyine yarasobanuriye nkuko nanjye n'ubu navugaga nyeneye kugira ngo bya bintu nyine tugende duhugurana menye naho biva none se urumva atabimbwiye nkamenya aho biri kuva kuko nyine ndabimenye ariko ikibazo cyari gihari nicyo kutambwira ngo ambwire tubikora muri ubu buryo ariko urumva muri ubu buryo mise sobanukirwa kandi abandi baragira ute barasobanukirwa ni ibingi bundi twashakaga niki cyonyine Ezekiyeli rwose nakomeze hari ijambo baguhaye ndashaka kurisoma nakomeze nta jambo ikibazo si ijambo nakomeze nta kindi kintu sibyo yasobanukiwe je nasobanukiye icyo nashakaga icyo washaka kumenya uburyo ukoramo Imana ni bwiza bitewe n'uburyo wahamagawe kandi uburyo wahamagawe n'umuhamagaro wawe singurwanya sawa urwanyije kandi uburyo wahamagawe siko nabandi bose bahamagawe kandi harabibona nabi umuntu abibona nabi harabibonaga nabi niyo mpamvu ngiye narinje muri ubwo buryo bwo kugira ngo mubaze niyo mpamvu navuze ngo yenda na kamera nuko bateye kamera nuko ngo n'undi udasobanukiwe Ezekiya umutero na comment z'ibibi Ezekiyeli niyo ndi umuteraho comment amenye uwari we sibyo kuko umuntu niba umuntu avuga ati take ubundi bwiyo Mana ukorera weho ni Mana ki urumva bafite ikibazo kandi ukabona si hamwe nawe wabyibazaga kandi nanjye nabyibazaga Imana yica igakiza kandi urumva sibyo iki akantu ko gusobanura niko konyine kagize iki gakemuye ikibazo nta kindi kibazo sinavugaga ngo kurasa